Bantu mukurikiranira hafi ndetse mukanakunda imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko muziki, ibintu byongeye guhindura isura. Ibi ni ibyabaye ku musore bita Yamano witwa mukunze mu gihugu cy'u Rwanda mu muziki, ndetse tunamukunda mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Ariko kugeza muri aka kanya uyu musore wacu ntabwo yorohewe bitewe n'ibyo yakoze bisa nkaho ari byo byamugarutse. Uyu musore biravugwa yuko indirimbo yari yaramaze kwiba, iyi ndirimbo akayisorana n'uwo bita Marina ari collabo, indirimbo yamaze gusibwa. Gusa ariko hari izindi mpamvu zatangiye gutangazwa byatumye ino ndirimbo ikurwa kuri YouTube channel y'uyu musore bita Yamano, ndetse akaba yamaze gusibwa ndetse n'ibirego bimurega bikaba byatangiye. Gusa ariko mbere ko twinjira muri iyi nkuru, kandi subscribe, usige comment, like, tujye tubana buri munsi. Ibiganiro ngibi biryoheye amatwi n'ahandi bisanga ni kuri Philox TV. Ngiye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime, umwana wo mu ntara, kandi ukeneye ibiganiro birambuye ndetse n'utundi dukuru dutandukanye tujyanye n'imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda ubisanga kuri platform zitandukanye zose ngenda ngaragaraho. Gusa ariko nkundira twinjirane muri iyi nkuru. Inkuru ngiye kuvugisha abantu kuri uyu munsi mu rukerera ndetse no ku munsi w'ejo washize, nimwe mu nkuru yavuzwe cyane by'umwihariko ku bantu bakoresha Instagram cyangwa se TikTok na Facebook, kuko ni inkuru ikomeye ndetse yababaje abantu benshi cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa ariko ndagira ngo tuyinyuremo wumve uko ibintu bimeze. Murabizi neza umusore bita Yamano mu minsi yashize nibwo yatangaje yuko indirimbo agiye gusora indirimbo y'amateka, ari indirimbo yatangaje ko agiye kuyifatanyamo n'uwo bita Marina. Uyu mukobwa nawe twamenye mu gihugu cy'u Rwanda mu ndirimbo zitandukanye, gusa ariko akaba yaramenyekaniye cyane muri label bita The Menu bita Bad Drama. Gusa ariko indirimbo bidatinze yaje kujya hanze, ni indirimbo bita Urwagahararo. Ni indirimbo yakiriwe neza n'abantu ku rubuga rw'uyu musore bita Yamano, ndetse iranarebwa cyane kuko mu masaha asaga 12 yari imaze kurebwa n'abasaga 68,000 n'ibindi. Gusa ariko ikibazo cyahise kivuka mu masaha make, nibwo umwana bita King Hori, uyu mwana abantu benshi batamenya aho yaturutse cyangwa se uburyo bino bintu bihuriranye. Uyu musore nibwo yatangiye kuhamagara benshi mu bakurikirana imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda nk'ababoroga cyangwa se aba content creator, babwira ati mwabantu mwirimo ntabaro bita Yamano, indirimbo yanjye yarayibye ndetse irandirimbo ni yanjye. Kandi koko ibintu byose bigaragara neza, kuko inyerukiye kuri YouTube channel y'umwana bita King Hori usanga ko ino ndirimbo bita Urwagahararo iriho imaze igihe kingana n'umwaka. Ni ibintu byatunguye abantu, ndetse benshi mu babloga nk'uwo bita Kazungu Kabosi ni umwe mu bantu babipostinze cyane avuga ati uyu mwana akeneye ubutabera, ndetse byaje no kujyaho akadomo kuri uyu munsi. Gusa ariko uno mwana yatangiye kubivuga ku bitangazamakuru bitandukanye avuga ati mwabantu mwe uwo bita Yamano yaranyibye. Gusa ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo banze wumve amajwi y'uwo mwana bita King Hori, wumva uburyo yabitangaje ndetse wumva agahinda ke asobanura uburyo Yamano yamwibye indirimbo. Gusa ariko indirimbo amaze gusibwa kuri YouTube channel y'uyu musore bita Yamano. Gusa ariko mbere yuko tujya kurebanza wumva ayo majwi, ndagaruka mu kanya tugira ibindi twongeraho. Bora ngiye nakoraga muri bande yanjye twarikodinze akantu turikodinga akantu nyine kari kuri acoustic gasanzwe ka refre kavuga ngo sinagukunda urwagararo kombo nubijyamo ejo ukabivamo sinagukunda urwagararo kombo nubijyamo ejo ukabivamo. Nako konyine twarikodinze. Ako naka voice. Ako niko kantu naka refre gasanzwe karatwe twakoze. Nta bitero twe twarakoze. Turamubwiye ati bro wazaje muri bande yacu kadufasha tukazakora iyi ndirimbo tukamurika nyine nka bande, kubera nkora muri Don Bosco Gatenga bande jazz band niyo nkoramo. Ndavuga ati ndamuzi, mfite nimero ye, ndamuhamagara aze tuzakore. Mba ndayimworeje voice, arambwira ati ni nziza kapo, ni nziza, wowe uzambwire akantu ndagakunze, dukore benga danje. Ndavuga ati nta kibazo, ubwo dukundiye nka bande twese twabishimye, tutatwandika ibindi bitero icya mbere n'icya kabiri. None mwohereza, nari namwohereje ku karefra ko ngaho gasanzwe, ko ngako yari yemeye nyine bisanzwe, nari nakamwohereje. None nkoze ibitero bandi biravuze ati ngo ngo turi kumva ngo bimeze ukuntu ari nziza, ngo mubwire niba adufasha tugakorana featuring, urumva, tugakorana featuring yarangiza we niba ashaka ko video ijya kuri platform ye udigume kuri platform yacu. Ndavuga ati nta kibazo, reka muhamagare turabivugana twese turi nari hamwe turabivugana. Aravuga ati
ngo muzamereza ngo 400 urumva ngo nyishyire kuri YouTube yanjye ngo video nzayimenyera. Ndamubwira ati nta kibazo kapo, twe tuzaza nka bande dukorana icyarimwe. Aravuga ati ngo niba hajemo ibyo ngibyo ngo happy man ngo ibyanyise mbivamo ngo ise mbivamo. Ndamubwira ati rero nubwo bivuyemo njyewe audio yanjye narayipostinze kuri YouTube yanjye, igiye kumara imyaka 2 ibyo uri kwikora byose simbizi ngo iraka njye narayipost ngo nyifitanye ngo featuring ngo njye nakoraga muri bande yanjye twari recording. Nk'uko umaze kubyumva mu majwi y'uwo musore n'uwo bita King Hori, uyu mwana bivuga yuko ari we y'amano y'ibiyi ndirimbo. Nk'uko mwabyumvise uno mwana yatangaje yuko asanzwe aririmba muri bande, rero yaje kwegera y'amano aramubwira ati hano mfite indirimbo rero nifuza yuko twayikorana remix. Gusa ariko y'amano yaramubwiye ati ibyo bintu bishobora gukunda, aramurerega n'ibiki. Gusa ariko uyu mwana yaje gutungurwa no kubona yuko y'amano ino ndirimbo yayisohoye ndetse indirimbo yamaze kugera hanze. Gusa ariko kimwe mu bintu byongeye gutungura abantu ku mbuga nkoranyambaga ni uburyo y'amano nyerukiye kuri Instagram ye arangije aratangaza ati Marina ni Sekibi. Ibi byahise bihurirana, murabyibuka neza ino ndirimbo yasibwe yari yayikoranye na Marina. Benshi batangiye kuvuga bati gusibwa kuri iyo ndirimbo araho bihuriye n'uyu nguyu bita Marina, kuko kuba y'amano yagira agatangaza ari amagambo atari ikintu cyoroshye ndetse atari ibintu bya brag. Gusa ariko twagaruka kuri uyu mwana bita King Hori. Uyu mwana akomeje kuvugisha abantu benshi ku bitangazamakuru avuga ati uwo bita y'amano yaranyibye, yarancucuye kuko ibintu bigaragara nuko ino ndirimbo ari yanjye maze igihe kuri platform yanjye. Gusa ariko ibi ni bimwe mu bintu byongeye kugarukaho n'abantu benshi bavuga bati ese y'amano kubera iki ibintu biri kumuvugaho kenshi. y'amano n'umwe mu basore bigaragaje mu gihe gito cyane kugeza kuri uyu munsi, ndetse benshi banemeza yuko atari igihe gihagije kuba yatangira kugaragara mu makesi nk'aya ngaya. Murabyibuka mu minsi yashize nubwo y'amano yagaragaye mu kibazo cy'uwo bita Aline Umuhoza n'umukobwa ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa yuko y'amano yari yaramwandikiye indirimbo ndetse arayimugurisha. Gusa ariko y'amano nyuma aza kuyisohora ino ndirimbo. Ni kimwe mu bintu byabaye ibintu bikomeye cyane, ndetse biba n'ibintu bikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse abantu benshi batangira gutuka y'amano bavuga bati y'amano nubwo ufite hit ariko ibyo uri gukora nta mafuti na naho bihuriye. Ndetse n'ibintu byaje gukomera birangira y'amano habayeho ikintu cyo kungwa n'inzego za leta. Ni ibintu byari bimaze kugera kuri, kuko n'umukobwa yari yarishyuye y'amano ibihumbi bisaga 500 by'amanyarwanda kugira ngo iriya ndirimbo yigure. Gusa ariko y'amano yaje kubirenga avuga yuko igihanganiro kuba yarakimuhaye ntacyo bivuze, ahubwo yagisohora. Ni ibintu byakomeye cyane. Gusa ariko abantu bakomeza kwibaza bati ese y'amano kuki ari kugaragara muri aya makesi ashaka kumushyira mu bibazo bikomeye cyane. Mwibutsa yuko y'amano n'umwe mu basore bashayininze ubwo yagaragaraga mu gitaramo cyo bita The Ben cyabaye mu mpera z'umwaka washize, nibwo abantu benshi batangiye kugaruka kuri y'amano, batangiye kugaruka ku bikorwa bye bitandukanye arimo arakora muri iyo minsi. Ndetse kugeza kuri uyu munsi uvuze bamwe mu bahanzi bahagaze neza, cyangwa se bamwe mu bahanzi bashobora kuba bafite igikundiro kinini mu bantu n'uwo bita y'amano. Mu byibuka mu minsi yashize ku mukino wa Rayon na APR, umusore bita y'amano n'umwe mu basore APR yifashiye kugira ngo baze gususurutsa abantu bitabiriye uwo mukino. Ni kimwe bigaragaza yuko y'amano n'umwe mu basore bahagaze neza. Kandi ndakwibutsa muri ya minsi Tour du Rwanda riri kuba, y'amano n'umwe mu basore bifashijwe muri biriya bitaramo byategurwaga na Tour du Rwanda. y'amano nyuma y'ikashayininze mu gitaramo cya The Ben, n'ibintu byinshi bitandukanye byagiye bimubaho byiza mu muziki we, nk'aho ibikorwa bye bitandukanye nk'indirimbo zatangiye kugira ama views menshi, ugasanga n'umusore gusohora indirimbo nyuma y'amasaha make ugasanga imaze kugira views 100,000. Byatangiye kuvuga yuko yari atangiye no kurusha Bruce Melody. Mu byibuka neza mu minsi yashize ubwo bita Bruce Melody yamaraga gushyira hanze album bita Colorful Generation, indirimbo ze nyinshi zitanakunzwe cyangwa se zinarebwe ku rwego nka EP y'amano yari amaze iminsi asohoye. Ibi ni bimwe mu bintu byatumye abantu benshi bagaruka kuri y'amano, baravuga ati y'amano n'umwe mu basore bahagaze neza ndetse banafite igikundiro mu bantu. Ariko igitangaje uburyo ari kwitwara ndetse n'uburyo ari kugaragaza uburiganya bukomeye cyane mu ndirimbo ari kugenda asohora, cyangwa se amakosa menshi ari gukora atandukanye niyo ashobora kumushyira hasi akisanga hit yari afite izimya burundu. Gusa ariko inkuru y'umwana bita King Hori ni imwe mu nkuru zabasha abantu ku bitangazamakuru bitandukanye, bivuga yuko abantu benshi batangiye kwinubira uwo bita y'amano, bavuga bati y'amano urakabije niba utangiye no kwiba abana bato bari kwishakisha mu muziki. Benshi batangiye kuvuga bati aka kanya yibagiwe aho yaturutse. Gusa ariko nta wamutega iminsi kuko buri wese afite byinshi yanyuzemo kugira ngo agere ahagera. Gusa ariko inkuru y'umwana ni imwe mu nkuru zavugishije abantu pe. Uyu mwana bita King Hori uvuga yuko y'amano yamwibye indirimbo bita Urw'agahararo. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi n'indirimbo yamaze gusibwa kuri YouTube channel y'uyu musore bita y'amano. Benshi bakomeje kwibaza bati ese cyatumye isibwa ni iki? Ese ni kuba uramwana yaripotinze, cyangwa se ni ikibazo cya Marina yamaze kugaragaza yuko Marina ari Sekibi nubwo barakoranye irandirimbo? Ubu ni bimwe mu bintu byakomeje gucanga abantu, by'umwihariko abakurikirana imyidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda.
hafi ndetse na bamwe mu bantu bayikunda cyane ndetse n'abayikoramo cyane cyangwa se abayigaragaramo cyane. Gusa ariko ni imwe mu nkuru zavuzwe cyane, ni imwe mu nkuru zakura imbamutima za benshi bavuga bati ya mpano rwose ibintu ntabwo bikwiye. Ni umwe mu bahanzi bamaze kuzamura izina ndetse batangiye gufatwa nk'abapro. Gusa ariko kugeza muri aka kanya niba kigaragaraho ubukesi nk'ubwo bushobora kumusubiza inyuma cyangwa se bukamwangiriza kariyeri, ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora kumusubiza inyuma. Gusa ariko nayo makuru naguha muri aka kanya yerekeranye na ya mpano n'iyo musore bita King Hori. Njye nk'ibisanzwe ni Philox Aime, kanda subscribe, usige comment, like, tujye tubana buri munsi. Kandi ukeneye kubana nanjye kuri platforms zitandukanye nka Instagram cyangwa se TikTok cyangwa se Facebook, hose ni Philox Aime Promote umwana w'umuntu. Ndagushimiye cyane. Gusa ariko mbere yuko nsoza, ikindi nakwibutsa, niba ari inkuru twakoze yagucitse, wazigenda uzinyuramo. Ni inkuru nyinshi zuzuyemo ibintu byinshi byagusobanurira, ni inkuru nyinshi zuzuyemo amakuru menshi ajyanye na entertainment yo mu gihugu cy'u Rwanda tubamo kandi tunagaragaramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane.